uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 932414. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Ahoze mbona ko ngo umujyi wa Uvira ushobora kuzafata nko mama 23 yafashe umujyi wa Goma. Ubona hari ihuriro cyose aho bihuriye. Namba tuzi 20%. 20%. 80% uyimenye wowe Sandrine. Aho bivuga. Iyi ntambara irateguye ku rwego rwo hejuru. Kandi buriya izo nkutu kuzireba isaha umwe yakora nyuma agiye ukagafasha undi. Cyane. Niba hari abari muri Uvira nta kazi gahari, banatabara abari mu bitugu byabo bareba ibivikishasa. Ntabwo wanyereka ukuntu M23 arikoze urunana umusirikare ku wundi mu kuzenguruka Goma. Ariko rero noneho ntabwo Uvira ishakira kuri point ebyiri. Urava Rugezi hari hepfo ku Minembwe wenda uhagereranye na Sake. Uze Kamanyura Ruvungi uhagereranye na Kibumba kuri Goma. Ariko nuza ku Ndondo mu bitugu bya Uvira, icyo twakwita nka Ndondo ntabwo kikizi kiba kuri Goma, ahubwo hari birunga. Nakoze navuga ngo ushobora gusuzugura Barundi Gicanga, ukabasuzugura Mushaki, ukabasuzugura Ngungu, Minova, Numbi, Katana, Kavumu, Kireke. Yego. Ariko ntabwo abasuzugura bahagaze mu gihugu cyabo. Hari inkuru yanditse abantu n'abasesenguzi bacu hano mu Rwanda. Ibitendo byari biri muri iyo nkuru ya Chimp Report. Hari abantu bavuze ati ntabwo nakuriga mbisesengura ibi ngibi. Byateza ikibazo. Yego. Iriya ntambara Goma yarwanemo ibintu bikomeye cyane. Indege ntambara z'amoko yose, bifaru buri kimwe cyose. Nta muntu upfa kubikubwira. Chimp Report yarabyanditse. Yego. Iriya ntambara iremereye, irimo ntambara Stardera serangiriye Goma. For your information, buriya Tshisekedi ndayishimiye. Mu mibereho yabo bifuza ko ino ntambara ihinduka mu mpuzamahanga kugira ngo revolution ipfube. Ibihugu byarwanye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Kunzi bacu turabasuhuje amerereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mashari ni umuntu wacu, ni umuntu wanyu. Uyu munsi nzi neza ko yishimiye, ameze neza cyane, yaba ku mutima, yaba ku mubiri, yaba ku mufuka. Soke maniga. Ariko shawo ya buriya baravuga ngo iyo umuntu aragiye nk'icumi ngabari nka 11. Yego. Nawe rero wenda byashoboka iyo urimo kumodera abantu 10, nawe uhita umusesenguzi wa 11. Yego. None utangiye unsesengura. None se umeze neza Marsha? Aya rwose nuko nta ntuzi ko nuwumva akeka ko hari nubwo aba ari indezo waza nkaguhereza uyu munsi nta kibazo. Urabikeka se? Ndavuga no kuvuga ngo umagaze neza. Ahagaze neza. Urakeka ko hari urandaburije ariko ubu ngubu Marsha impamvu ntakuraburije kanyikubwira. Aho ndi bujye hose. Hari umuntu wambwiye ati Marsha mbona ukuntu ateye rero. Atashobora kuba afite miliyoni akarana 300. Ati ni wa muntu ushobora kuba ufite ikibazo mwahura wamubwira uti bimeze nabi agakoramo imbere undi ati bimeze nabi agakoramo kandi bataguteye. Nyine urimo kunteza isi. Nese skuteye. Ubu nije we uri bwishyure ku makontwari kubera mu banteje. Amahirwe ugira abantu musangira ntabwo bajya bahinduka. Ntabwo bahinduka. Kabisa musangira n'abantu bamwe Marsha aragera kuri uyimo. Jewe nabyirutse. Umubyeyi wanjye umbyara. Wabonaga turi abanyabintu nyine ibintu byari bikiriho nkabona
uzi ko naje gutangara Sandra uzi nubwo twiga tukaminuza uzi ko ibintu byo mu bwana bikomeza kugenda umuntu anashaje icyo ndacyemera ijana ku ijana nkabona rero umubyeyi wanjye kera bishyuraga ahanini ibyo kurya yego noneho ariko nkabona nk'umuntu ufite abana 4 ntabwo amuha icyo bitaga inshuro ingana iyo ufite 2 yego kandi nari umuntu umeze nk'umunyamakuru uvuga cyane n'umutoye nkamubaza yego noneho umunsi umwe aza kumbwira ngo baya nyine ngo afite abana benshi ngo ni iki noneho akaba n'ukuntu yafunguriraga abantu bakoze bose iwacu bagataha bose bamaze gufungura nyine umwana agira amatsiko akajya ambwira ngo bagomba gufungura ngo nta igihe barimo bakora ntago bakoze iwabo ngo bategura amafunguro impamvu bagomba gutaha bafunguye impamvu mvuze ibyo n'ibiki rero ntabwo rwose ibyo mico uvuze ari yanjye niyo dukura ku babyeyi n'abatureze Marsha uvugishije ukuri ntabwo ari ibyanjye pe ari ibyanjye nambona ndi mu gihombo ari ibyanjye nambona ndimo kugusesagura impamvu mbivuze ariko umubyeyi wawe nanjye ateye nk'uwanjye kabisa ntabwo bamwe wari kumugendana urumva ntabwo ari kumugendana noneho nuko hari amateka tutarashyira hanze kubera impamvu zayo usanga wenda ari ibintu atari ngombwa cyane ariko hari uwo bahuye 94 urumva kuko urumva umuntu agize igihe cyo kuganiriza abantu bakamubwira iki bakavugana na kiriya muri jenoside yakorewe abatutsi urumva ariko iyo umubajije amateka ntiyibagirwa uwo wamubwiye ati warangaburiraga wageraga gute gukera gute byose atereka rero ngiwe nkomeze ugiye mu mateka yari kumuhemukira icyo gihe ntabwo nibyo aricyo kiguzi mbikosore neza ntabwo aricyo kiguzi cy'uko umuntu atakugirira nabi ariko urumva mu byo tuganira n'abantu bacu utuntu nk'utu batukubwiramo akavuga ati hari uwo twahuye arambwira ngo no kwangaburiye kwangaburiraga nuko agira gute ihe bitagenda gutya ihe byari kugenda gutya sinshaka kubyinjira byo ngibyo cyane bari ibindi bibazo bindi ariko kugira ubuntu ntabwo ari ibyanjye nibyo nkura mu mateka y'uko narezwe kimwe nuko hari ikintu uburere bwo mu buto bampemukiyeho n'ubu kikinkurikirana yego reba nabyirutse nibana hano i Kigali yego ndakura hafi njyenyine ugiye kureba ako Sandre ntubizi se Sandre ikintu cyoroshye guteka se umurete sinawutinyuka n'umuceri sinabitinyuka ndamutse mbikoze ubwo nahera rompuwe ngenda nivuga imyato ko nakoze ibitangaza akaca kuri convention ngaca kwa rando nayo hose ngenda ncibiko bigashya nkumva birahereza byanabyo urumva yego ikintu cyose cyitwa ngo nukugira gutya ukaba wagira ifunguro riri ku meza none ntikiri no maraso yanjye kubera ababyeyi bajya badutetesha bakatuza kwiga ibintu tuzigerera ari butetesha umwana ngo muze kwikorera imirimo ndibi cyane nigeze kwicanira amafaranga natanze restaurant ntaranye amafaranga nahembye abakozi iki byose nundi wese kandi yabikora nsanga ndashaka kuvuga ibyo nashobora kwikorera ntikoreye nkajya bisohora amafaranga bishora ahubwo amafaranga nza gusanga tugira ibyo dukora mu miryango ariko hari n'ibyo dusukura mu miryango bitari byiza rwose abantu bafite abana bato bibwira ngo uramukunda ukamukundwakaza ukamubuza kumwitoza kwirwanaho bizamuvuna atari nkatwe ryarashe tureba hari aho yagera nk'ubu se ngiye mu Burayi no muri West nabaho gute ikibazo wenda nahinduka wenda sinzi ibyo nagira gute ariko ntabwo tubura ibyo dukura ku miryango dushima hari ibyo tunenga rwose cyane mwana wakora ku kabido ugiye kuvama mwana wimvunishiriza umwana yakina afu dusogisi mwaba abakozi ntimuhembwa urimo kwica umwana no kumurera nabi ikibazo gikomeye cyane ahubwo mu by'ukuri ntanga nka fagitire nyisabwe umuntu yashimira education familiale dukurana ariko nabo mbahaye ibintu ngenda nangiza kubera kutamenya kwikorera ubunebwe kandi twatewe n'ababyeyi ngo gukura wikorera urimo wikorera uturimo bricolage ngo nukukuvunisha yego ntabwo ari byo ababyeyi babihindure umwana yitoze gukora atavunishijwe ariko mubwire utuntu agomba gukora urumva n'amapine ya modoka umwana yayoza buriye cyane ahubwo tuhere ku ipine imwe ujye ku ipine ya kabiri nizipfuba ahubwo ukayizisubiramo icyo kintu rwose kirakwiye pe niko bimeze rwose kurera hari icyo abakuru bavuga ngo kurera abajeyi none se wowe se nyine nta ntuncike nk'akantu nawe ubona wakwiye ku muryango nakahe njyewe urukundo ni icya mbere icya kabiri gukunda umurimo icya gatatu gukunda abantu no gutanga umuntu wese unzi
ibyo bintu ntabwo ugira impini mu mufuka pe shano subiza masha ndabizi nukuri iyo ntaguhaye ikintu ntacyo mba mfite pe n'urukundo nukuri ntabwo ari kukwibagirwa ukuri kuryana ariko we nese gute kuryana ariko aba ari ukuri ntabwo nzakubwira masha wambabaje utambabaje Nyagasana azagufashe ntuzahure n'ukuri kwa Sandrine gushobora gusika kukogosha pe kuguhindura uruhara neza ariko simba mbeshye wageze ubeshye bitwaye iki ubuzima bugakomeza hakuzi ko muri aho ngaho ngo umuvugisha ukuri uko kurugiza umuntu wabasha kumwandikira yashakaga kumenya ariko masha reka nkubwire umuco abantu bagira mubi utari mwiza ushobora kuba mwiza indirect ariko ni mubi ugasanga mashari ni wa muntu navuga wakubabaje urugero mu buryo mwe cyangwa se ubundi ni ibintu bisanzwe muri societe n'ubundi uri kumuryarya uri kumubeshya uri gukorakora uri gukomakoma nyine ugakoma rutendere jewe rero mu buzima sinkubwira ngo ndakwanze nanjye simbikunenga kuko umuntu ukuryarya yorosaho uzi ikibazo kitwitera abana n'indyarya utazi wabana shitanuzi uzi ikibazo kiri hariya buriya nuko iyo umuntu ari commentaire uzabona kuri iki kiganiro ndimo kuyireba imanuka rwose urumva ikibazo ntabwo wamenya kuko sora umuntu atakubwiye ko kuri ku murimo nukuri pe ntabwo wamenya ibyo kuri washaka kukarakara nuko nyine kandi nanjye ngo umuntu nkosora ukambwira uti gasa gabanya wenda reka kubeshya reka ibi pe icyo gihe banagukosoye utamwishyuye abakubera insura tutamwishyuye rero bya bindi byo kuvuga ngo umuntu utamubwiza ukuri ngakarakara ngakababara ngakagira iki ntabwo nagushobora ukuri kwawe burya umuntu agira bimunanira kandi nawe ugira ukuri burya uri inshuti yanjye amagara ubundi nakwihorera nta kuri ugira se kereka mu biganiro ariko muri sawa sinshaka kubivuga twikomereza ikiganiro mashate kwazi ikiganiro ndatuma mbivuga wowe marshani yashobora no kuryarya umuntu niba marshani muri inshuti niba arimo akazi ariko itonde yo mubwire yego yagira umuntu warwaye wagize ibyago wagize iki ariko kuvuga ngo marshari rwose ngo gutya na gutya akazi ugati peti niba hari umuntu uzi ko twakoranye haba muri leta no muri prive nkamwicira akazi ndi kuri kamera azaza bindege mwishyure ntabwo nyanica akazi k'umuntu wenda singakora neza ariko performance yanjye ndayizamura mu gihe hari abakozi bumva bahimana n'umukoresha bagakorera ijisho bakica amasaha bakagira bate mbega ukabona ko bategereje guhembwa kandi batumva ko bagomba no kwinjiza ntibafate umukoresha nk'umu business man cyangwa muri business woman muri business kugeza kuri iyi saha abakoresha iyo tuganira babuze abantu basigira akazi Sandrine umuntu akaba atazasubira mu Bushinwa ibyo ngiye kurangura nsanga ibyahanga byarayangaye yego habuze abakoresha babuze abakozi ni kibazo hari umukoresha umwe mu biryogo banyeretse ngo uheretse gukorana n'umuntu yakwashize imyaka nk'ine 5 iyo nkuru nyimenye ngaramureba gutya atariko sha ati ko muri kubize segonde kutariga kaminuza atese boss ndakwiye kaminuza naka kazi kawe n'iki naye kubizi n'iki ngaramubwira ati isaha kujya kuri kaminuza ninga usanga hano mu kazi nzakwirukana ushaka kuzamera nkanya nabuze umwanya wo kwiga nubura transport uzayikoremo yandike ngiye nkubona wagiye kwiga n'abakozi beza babaho rero n'abakoresha beza babaho kugeza aho umukoresha ashaka kuguha bonus yo kujya kwiga kaminuza na Minervale wayibura akavuga ati nzayagukata ariko ntuzasibe kwiga so dukomere icyo dukomene ingasire ariko cyane abakozi uvuga ngo boss ngo ni boss yaragafasha kuko umuntu ahinda mu modoka umuntu n'iki uzi iyo modoka ibitwara uzi imbaraga akoresha kugira ngo abone amasoko uzi ko ushobora kureba gutyo umukoresha amasoko ataramwishyura nawe atarakwishyura umushahara ukagira ngo nawe adasinziriye gusa kandi nawe aradasinziriye kubera ko biva gufitiye amafaranga umutima wo gukora abantu bahimana n'abakoresha cyangwa abakoresha bahimana n'abakozi ucyo kugema ukazarangira ryari ibyo ko byagenda kose akazi ukora n'imbehuriraho niba utagashoboye aho kukica sezera nasezeye minisante ntiyansezereye nagize gute nagutya nagutya sibyo ndimo kwigamba ubwo bishoboye turakorana ubwo bidashoboye nkaguhagarika bikarangira hagiye kuguhinjarika no gushwana ntago ari byo Marisha rero twigiye mu makuru aho nahoze mbona ko ngo umujyi wa Uvira ushobora kuzafatwa nko mama 23 yafashe umujyi wa Goma ubona hari ihuriro cyose aho bihuriye ntabwo bihuye
strategy mu buryo bwa strategy na tactique ntabwo bihuye. yego Nabigarutseho kenshi. Umujyi wa Goma waraguswe. yego Icyo bihuriyeho ni kimwe n'ibisa bidasa. Icyo bihuriraho M23 ni kuri tactique M23 akoresheje. Ibyo bita cut off. yego Kugota ahantu bakagezaho neza ibyo Tshisekedi yigeze kuvuga ngo ni asphyxie. yego Ukamuheza umwuka agasigara avuga ati munde kure ugasaza imigeri. Buriya Uvira irimo gusaza imigeri iraniza. yego Iranize Kamanyora Ruvungi kuri plane ya Rusizi. Iranuze Kaziba urumva? yego Iranize gukomeza aho ngaho bita za Ndondo Rugezi I think ukurikije ya map umuntu yigeze kuduhereza. Irazengurutswe mu ngabo za M23 AFC twirwaraho zizengurutse Uvira. Hari imizenguruko nabonye ni inkuta nk'ebyiri. yego Hari urukuta rureba muri Uvira uhereye aho ngaho Rugezi kuzamuka kugera za Kamanyora. Hakaba n'urundi rukuta rureba inyuma kuri side ya za Shabunda na Maniema na hose. yego Narwo rureba umwanzi watera baturuka muri west kuko uruva Uvira muri east ya M23 iherereye. Kandi buriya izo nkutu kuzireba yego isaha umwe yakora nyuma agiye ukagafasha undi cyane. niba hari abari muri Uvira nta kazi gahari banatabara abari mu bitugu byabo bareba ibivi Kinshasa. Abo mu bivi Kinshasa hagabonetse ibitero nabo batabara bagafata Uvira wenda bakazasubira inyuma bakasubira muri defense bari barimo. yego Ubwo nuko hari tudakoresha amashusho wenda kugira ngo umuntu asobanurire abantu neza. Ariko umuntu azana bigerageza mu editing mu minsi zaza. yego Sasa rero cyo navuga ko iyo cut off rwose irasa. Ariko wenda nubwo hari amashyamba y'itombwe azengurutse Uvira utagereranya n'ibirunga kuko ubona ko urukuta rwa M23 muri Goma rwari rufungiye kuri point focal cyangwa se kuri point ushobora gufokasingaho nka point ya Sake sibyo yego si irembo rya Goma ubwo nako ngiye muri Goma na point ya Kibumba. Ntabwo wanyereka ukuntu M23 arikoze urunana umusirikare ku wundi mu kuzenguruka Goma kuko mu bitugu bya Goma ntihari hakenewe icyo ngicyo hari birunga. yego Kandi mu birunga ukabona ko ntabwo twahumvise imirwano ya M23 n'ingabo za leta zitari zihadeployeze muri Nyiragongo na Nyamuragira mu buryo cyangwa ubundi. Ariko rero noneho ntabwo Uvira ishakira kuri point ebyiri. Urava Rugezi hari hepfo ku Minembwe wenda uhagereranye na Sake. Uze Kamanyora Ruvungi uhagereranye na Kibumba kuri Goma. Ariko ruza ku Ndondo mu bitugu bya Uvira icyo twakwita nka Ndondo ntabwo kikize kiba kuri Goma ahubwo hari birunga. No kuvuga ngo urabona igice cy'ukwezi ukuntu kimeze. Cyangwa se inyuguti ya U. M23 nyimeze nk'inyuguti ya U cyangwa imeze nk'umuheto twigeze no kubivuga sibyo kujya umuheto bumeze. Wowe ufite mu ntoki, wowe ufite umuheto mu ntoki. Wa mugozi bawita injishi y'umuheto ko ku ishami rya mbere aho uzingiye ni Rugezi sibyo yego ukaza ukurikiye uriya njishi y'umuheto ubwo indi njishi aho izirikiye ni Kamanyora hagati no hagati mamba bari gukoresha Kinyarwanda wenda habara akabona ko umuheto uhita ushomekera ku mugozi ku njishi niho hari umujyi wa Uvira. Ubwo ndavuga uteye umugongo Uburundi muri make kugira ngo babyumve neza ureba Kinshasa. Noneho hari umuheto ugera ugafata kuri kiriya giti cy'umuheto amazina nari kunyibagira hariya nyine ufashe mu muheto imbere niho za Ndondo sibyo. M23 rero kuri ya igiti cy'umuheto kimeze niko ideployinze sibyo kuri uyu mugozi injishi y'umuheto imeze niko leta ideployinze n'u Burundi. Urumva ko igose Uvira ku buryo bwose tandis que muri Goma atariko byari bimeze tactically urabona ko aho harimo itandukaniro. Ikindi navuga kitarimo itandukaniro tuje kuri wa mugozi yanjije umuheto ukuntu imeze kuri Goma niyo biza kuza kuba bimeze gutyo. Ufashe injishi y'umuheto urumva ubwo niho navuze hari ingabo za leta kuko ubwo tugiye kuri Goma injishi imwe ijishiye Sake indi ijishiye Kibumba hamwe umuheto utungukira usongoye ni mu birunga. Ariko mu kurwana muri Goma M23 ndibira ko yarebaga u Rwanda hakurya kurikira neza aho hantu yego. Ariko mu kurwana muri Uvira kandi u Rwanda ntirwarwanyaga M23 nashaka kura kuri map ariko
mu kurwana kuri Uvira ahari wa murongo wawe yanjishe hari Burundi mu Rwanda. Nese ufata gute Uvira ukayegeranya ukayya niyo M23 yarwanye muri Goma itikanga umwanzi waturuka mu Rwanda. Urumva? Yego. Ubwo se n'ikimwe ko yarwana mu Burundi yikanga umwanzi uruka i Burundi. Ntago byakunda. Ejo hari ikiganiro nakoze navuga ngo ushobora gusuzugura Burundi Gicanga ukabasuzugura Mushaki ukabasuzugura Ngungu Minova Numbi Katana Kavumu Kireke. Yego. Ariko ntabwo abasuzugura bahagaze mu gihugu cyabo. Intambara yari kwitegura ariko urumva nanone bikaba byaba bishyira muri danger igihugu cy'u Burundi. Iyo cyemeye danger yindi kiba cyayemeye. Nese u Rwanda rwo rwemeye danger yari kuva muri Kongo. Ushaka kuvuga se ko rutagaragaje imitsi yarwo ku ntambara ya Goma. Hari habaye kurasana bikaze. Ni intambara ikomeye. Chimp report yanditse nkuru abantu bajya kwisoma bakababwa bakiruka. Hari inkuru yanditse abantu n'abasesenguzi bacu hano mu Rwanda. Ibitendo byari biri muri iyo nkuru ya Chimp report. Hari abantu bavuze ati ntabwo nakuriga mbisesengura ibi ngibi. Byateza ikibazo. Yego. Iriya ntambara ya Goma yarwanemo ibintu bikomeye cyane. Indege intambara z'amoko yose bifaru buri kimwe cyose. Nta muntu upfa kubikubwira. Chimp report yarabyanditse. Yego. Iriya ntambara iremereye irimo intambara y'Stardera serangiriye Goma. Hanyuma rero Burundi bwakwikora mu mitana. Urumva? Ukamenya ko urimo gucreate intambara urwaraga ku gihugu cyawe uri revolutionary M23 twirwaneho. None bibaye intambara mpuzamahanga. For your information, buriya Tshisekedi ndayishimiye mu mibereho yabo bifuza ko ino ntambara ihinduka mu mpuzamahanga kugira ngo revolution ipfube. Izina idarapo rizamuka ryitwa ko akarere k'ibiyaga bigari ibihugu byarwanye. Ati nanjye bagore barwanye. Ibihugu byarwanye. Ariko se Ode Paris intambara ntabwo bayibonye. Ukuntu Tshisekedi ashaka ko internationalize no ntambara kurusha ko ya nationalizinga. Erega ntago arakura mu bye. Niyo mpamvu Uburundi mureba na Uvira mureba. Ntabwo gusa wari no kuhambaza buriya. Yego. Gusa ushobora kuyizamo uyikinisha. Ukagwa muri wa mutego wa Colonel Katabazo wo mu ngabo za Uganda yavuze. Ukavuga ngo ngiye kwisheta iyi ntambara internationalize. Bira ndashimye avuga ngo natera Uvira ngo ndabazatera Kirundo n'iki. Ugasanga icyo bita intambara mpuzamahanga ushaka kwikwegeraho iragutwitse. Ukamera nka zahene zisenyera inzu kandi zirimo utavugatemisha muri yicariye birashoboka. Sincerely speaking ni ikintu gishoboka cyane kubera ko ntambara irimo imbaraga nyinshi. Ni ultime combat kandi ndatekereza ko buri muntu wese abitekereza cyo. Ari ndayishimiye nuko abyumva Tshisekedi nuko abyumva ariko biragoye. Ariko kuri M23 ntashobora gusubira inyuma. Uzashyira akarenge muri ino ntambara kazashya. Yego. Iyi ntambara tuyizi 20%. 20%. 80% uyimenye wowe Sandrine. Uhora bivuga. Iyi ntambara irateguye ku rwego rwo hejuru. Niho yana nakubwira ngo uzayizana imikino. Azabona ikintu atigeze abona. Nakubwiye ko ubwanjye muri no myaka ire mu 23 imaze. Urumva? Yego. Kuko irabura iminsi mike ngigira imyaka ingeze kuri ngahe. Yatangiye na 21 kuzamuka. Kwa 11. Nakubwiye ko hari igihe abantu bicaye dusesengura. Sandrine umuntu yari yakiriye pe akavuga ati M23 murwane muri Masisi ntimuzakure kuri Rubaya y'abandi. Muzarwane Goma ntimuzakura kuri aeroport y'abandi igaburira Monisco n'abari diplomate uziko Goma no muri diplomatique n'abantu bafite za consulat za ambassade. Ariko sha secondaire n'ibyo byose byarazimye bipfubusa airport maze umwaka idakora yakavumu maze umwaka idakora. Rubaya barayifashe n'ibiciro barabyongera byakoruta. Urumva? Yego. Buriya rero umuntu ushidikanya. Uza karuka karimo gushidikanya muri intambara tutarabona wenda umuntu atarifuza kuzabona. Yego. No kubona Burundi buraswa nabwo n'ubushaka kuzinjira muri intambara. Hari umuntu wumva nyine nabwo akibishidikanyaho. Akavuga ati ni gutese kuko intambara yakomekanye mu kindi gihugu. Ariko the way Burundi bwambutse bukajya muri intambara. The way nabo umuntu yakwamuka akajya mu Burundi akaburasa. Uko byagenda kose. Icyo gihe uwo mukino nutangira ntazajye umuntu utangiza kuri FCM 23. Ntabyo yambwiye giyewe ndivuga nk'umusesenguzi. Ni Burundi bwambutsa drone bukambutsa icyo bufite cyose kujya kurwana muri Kongo. Kuburwanira namo byakunda ni ikintu cyoroshye kuko kurwanira handi na nyine ndabyara umuhungu kandi bigapfa ubusa. Yego. Nkuko Rubaya yarashwe igapfa ubusa. Mutayomba n'abarundi bakiruka. Nkuko airport ya Goma yafashwe. Impamvu mbivuga ibi ngibi kubategereza ngo ukuboko kw'ibihugu bikomeye mpuzamahanga. Yego. Byakoze kise. Sandrine uzinde gushotora umuntu muri iki gihe kuko wakwiringira ukuri hafi wakwiringira mu bodyguard wenda ndashaka kuvuga uri umuntu wigize inshotoranyi
kandi ugakubitwa no mu bodyguard akura mugakubitanwa cyane. Uburundi bwiringiye ububirigi, bwiringira diplomasi ya Kongo isheta amafaranga, urumva, Yego. bwiringira politike yabyo y'amacakubiri itangwa ni nyamwinshi, ngo ni benshi, ngo turi benshi, ngo nikiri ibintu nk'ibyo ngibyo biri urabikubitanwa karambarara. Habyarimana se ko yabikubitanwa sibyo yibwaga yigisha abantu. Mu butuse na DSP ntawe ntiyarakomeye. Iyo ufite politike mbi urarangira, kandi urangiza na politike yawe mbi. So ugishidikanye ko intambara ya Kongo itakwambuka mu Burundi kuko yumva biri tabu, kuko yumva biri contre-indique, ndamwumva n'undi wese nuko yabyumva, ariko binabaye nta shyano ryaba riguye gusa ko bambuka bakaza kwica abanyamurenge. Erega abantu bafashe bano bantu barwana muri Kongo bashaka kubikoreza imisaraba, urumva. Yego. Akano kantu reka gacaho ku murongo, barababaye, barahunga, bateshwa ibyabo, bitwa abanyarwanda, birirwa bicu babotsa babarya. Noneho Sandrine mu bintu bijyanye n'amateka ya muntu, abantu bakibwira ko uwo muntu atemereye kubabara, urumva. Yego. Hari nk'abantu bajyaga bahana abana cyera bikibaho ngo nturire, ngo nurire ngo urambona, nawe uramukubise yibeshyere urimo kumukubita, none natarebera agenda gute? Kiriya kintu kibuze mu Ventura FC twigwa no kurira, sibyo? Kiriya cyagukubita ugasandara ugashwanyaguzwa n'ubwinshi bwose waba witwaza, ukareba ukuntu bujya uburo bwinshi butagira umusuru cyangwa ntacyo ryimbwa. Katwikomereza. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.